kuba mukuru ni igihango tuba dufitanye n'abato. Iyo tubabereye ba rugero rubi bigana ibyo. Nimureke twe kuvangavanga n'ubundi n'umurage twihaye ntawo bituraza. Dukoresha ikinyarwanda uko kiri, nitujya mu ndimi z'amahanga tuzikoresha uko bene zo bazubaha nuko twazize. Abagaragariza ko bazi z'amahanga mu kuzivanga n'iziwacu tumese kamwe tuvuga urwo tuzi, ntawe uzabituziza. Terwa impungenge no kuba uyu munsi umuntu yaba atavuga rumwe n'umwana we. Hari amashuri meza agezweho, ndetse rimwe na rimwe bagwa mu mutego wo kubuza abana kuvuga ururimi rwacu ngo bakunde babamenyereza izo bigamo. Abana b'Abanyarwanda nta kibazo bafite, buri rurimi uruhaye umwanya warwo barumenya kandi neza. Hari imiryango imwe n'imwe ugeramo ugasanga ururimi abana bavuga ababyeyi ntibaruzi, n'urw'ababyeyi bavuga abana ntibaruzi. Aba ari akaga gakomeye igihe uzagera aho ushaka kuraga umwana wawe umurage, nawe warazwe ukawumuraga mu rurimi atumva, ukamusigira ibyo utashakaga, nawe agasigara uko utashakaga. Nimureke ubwo umukuru w'igihugu yaduhaye rugari akatubera rugero rwiza mu gukoresha ikinyarwanda, ndetse akanadukebura nk'uko intebe yabivuze ubwo yatubwiraga ko dukwiye gutunganya iki kinyarwanda nk'umurage dufite tutakinisha. Tubifate nk'ibyo atadusabye, ahubwo tubifate nk'ibyo yadutegetse, tubishyire mu bikorwa, tuzaba twigiriye. Mu bufatanye bw'umuryango, bw'ubuyobozi n'ubw'ishuri, Abanyarwanda bagiye barwana intambara nyinshi. Iyi ngiyi twitera ntiyatunanira. Niduhagurukira gutsinda uru rugamba rwaduturutsemo, ntabwo ruzatunanira. Ariko kandi akato umuntu yibarije gashobora gukomera kurusha ko yabarijwe. Ubwo twakibarije ariko tugacane, umuco utazacinjisha. Ntabwo twazabona icyo tubwira abakurambere b'intwari baturaze uyu murage muzima, kandi bibwira ko tuzaburaga aba bato. Hari aho bavuze bati bityo bityo bityo. Inganzo yanganje irambwira ngo buriya bari kuvuga ngo abakurambere natwe n'abazaza, bityo bityo bityo.